murakaza neza mu kiganiro cy'uyu munsi, muri kumwe nanjye HR Robert, aho tugiye kuganirira hamwe tukarebera hamwe ku bijyanye ifaranga ridafatika, ifaranga bita Bitcoin. Ifaranga Bitcoin rero ni ifaranga ryatangiye gukoreshwa bwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2009 n'umuhanga mu bya mudasobwa wagize ubwiru gusa amenyekana ku izina rya Satoshi Nakamoto. Iri faranga rero ryakomeje kuzamuka ritera imbere ku isi, aho ryakomeje kumenyekana cyane rigenda rizamuka mu gaciro. Kuva mu myaka 7 ishize ryatangiye gukoreshwa, ryagiye ritera imbere cyane ku isi kugeza ubwo ryigaruriye isi. Satoshi Nakamoto rero yasohoye inyandiko mu mwaka w'ibihumbi 2008 yiswe Bitcoin ya Electronic Cash System. Yagaragazaga uburyo abantu babiri cyangwa se barenze babiri bashobora kohererezanya amafaranga ntayo baciyeho kwishyura. Ushobora kuba wibaza ese Bitcoin ikora iki? Urubuga Encyclopedia.com rukuraho iyi nkuru rugaragaza ko Bitcoin ikora mu buryo bumwe n'ubundi bwoko butandukanye bw'amafaranga ku isi bitandukanye. Umuntu wese wifuza gutunga Bitcoin cyangwa se kuyihererekanya n'undi agira icyo twafata nk'ububiko bwa Bitcoin, aricyo bita Bitcoin hardware wallet mu mvugo z'amahanga. Aha ngaha rero dushobora gusangamo ingero z'izo Bitcoin wallet, aho dushobora gufata urugero rwo kuri Blockchain wallet cyangwa se Local Bitcoin wallet ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Amakuru y'ihererekanywa rya Bitcoin bikorwa na Blockchain. Aha ushobora gukomeza wibaza, ese nka Bitcoin ifaranga rimeze gutyo ridafatika, ese ninde wabigenzura iryo faranga Bitcoin? Uburyo bujya gusa no kuba ntawe ugenzura ikoranabuhanga rya interineti ryo kohererezanya ubutumwa bwa email. Bitcoin nayo ni umuntu cyangwa ikigo cyihariye kigenzura, gusa ihererekanwa ryayo rigenzurwa n'abitwa Bitcoin miners, aribo babifitiye ububasha bakemeza niba cyemewe cyangwa bitemewe. Turakomeza tureba ese ni iki gituma Bitcoin ikomeza kugenda izamuka mu gaciro, aho kugeza ubu tubara ko Bitcoin imwe ibarirwa mu madolari arenga 8,000 y'amadolari y'Amerika. Ubwo dushyize mu Banyarwanda ni muri miliyoni 7, hafi miliyoni 8. Ese ni iki gituma ifaranga Bitcoin igira agaciro cyane? Bitcoin imwe iherezwa mu mafaranga y'u Rwanda nk'uko twabivuze asaga miliyoni 8. Mu Rwanda ho kuri ifaranga rifite agaciro kuri hejuru cyane ugereranyije n'ayandi, nk'uko Bitcoin ifite miliyoni 21 zikoreshwa kandi zidahinduka ngo yiyongere cyangwa agabanuke. Ibi rero biyaha kuzamuka agaciro buri munsi kubera ari make kandi ashakishwa ku isi. Bitcoin ni ifaranga yizewe kandi nta mpungenge z'uko gukoresha ubu buryo bwo guhanahana amakuru yakwibwa imyirondoro. Gusa imyirondoro ye n'imibare y'ibanga agomba kuyitasira ku karubanda kandi akabika Bitcoin ahantu hitaruye. Kugeza ubu rero umuntu ushaka Bitcoin ashobora kuzibona azikuye ku nshuti ye, wenda inshuti zifite akaba yamuha amafaranga, iyo nshuti ikamwoherereza Bitcoin, cyangwa se akajya ku rubuga nk'ubu mu Rwanda ashobora kuzibona ku rubuga rwa Local Bitcoin wallet, aho usanga abacuruzi batandukanye bakagufasha kubona izo Bitcoin, wenda zikabaha amafaranga mu buryo butandukanye. Hari n'abakoresha mobile money cyangwa se abakoresha uburyo bwo kuri banki ugashyiraho amafaranga ku izo Bitcoin. Kugeza ubu ni uburyo bwinshi. Bitcoin rero nkaba nasoza ikiganiro cy'uyu munsi mbashishikariza yuko